nabirebye rwose ahantu ndabona habereye inka rwose ngiye kuzajya kubareba hamwe bagiye kuziragira bazazizanira nshaka kuzareba ukuntu magura nk'agapariseri nkazazanamo inka zanjye rwose ndabona hari ubwatsi bwiza butoshye nari naribeshye aha hantu kuki ntari narageze mbere ariko cyane birangiye nacyo nzakigurira filime yageze ikarisha nanga dore ko ukunda n'imikanga gakubi none ndi ya rugaju nayo ikajyamo hari ikanywara amazi ikunda amazi no kuri kwema ahantu nari naraharose kuva kera ariko cyanda birambiwe buriya kiba cyarahabonye gitera ariko akwiye icupa kabisa abantu bose basigaye basara no ku manywa y'ihangu nka kiriya buriya kiri mu biti hari abandi izuba ryatwishe turi kwikura imyenda yose tugasigara tukitukuye ariko kambanze ngereho ndebe icyari Chazo nawe usigaye warasaze reka nkubwire tubuze umuntu n'ukuri kw'Imana ndakavura rusine yanjye kome neza amakuru yawe abona mba ndi mu kantu k'agasi neza usaze ute agari ugusara mwana iminsi umuntu agomba gukora siporo cyangwa uzajya bavuga ngo umurengwe n'inzara birasa ubu ngubu abandi babuze inzara yabishe dore noneho reba iri zuba witisha abandi iby'icyunzwe cyaterenza uri kwikaraga hariya wigize nk'inkoko yayindi y'intuza y'imbata sha ngo gukora siporo birebera igihe mwana mbese ko mperuka utakoraga siporo waje kubijyamo uriya siporo ngenda zishoboye kera tukiri batoya wajya kubona abana batera iby'inyuma batereye za rondage wowe no gutera rondage byarakunaniye nanjye narikaraga nkiri butoya urahunze uguye reka ibyo byari bya kera waje kuzakora siporo bya kera mu buto buriya rero ntabwo bizi uzi noneho ba basore bandabirambiwe biracyashekeje bamwe bajya kubona bakora ibyidundo batera iby'inyuma ba basore bandabirambiwe babandi bari batuye haruguru yacu ntitugisimika muri ya nzu winjiragamo ibyondo bikajya bikugwa sigaye mbanikira do nko kubona umunyamaguru ari kwirukanka imbere nyuma ya moto ubu ngubu narondaga wamenye kwitera byose ibintu byo kwigira ngo ahubwo se byarakunaniye ariko mbona n'inkoni byose nahe nanjye ejo bundi nahuye na ndabirambiwe babahungu banjye baragiraga hajya ijya kujya mu kanuze sinjyana nahibuka uko hitwa ubwatsi bwashizeyo muye na ndabirambiwe arambwira ngo hano ngo hari isambu ngo iri mu bwatsi bwiza cyane ubwo nanjye kureba ahubwo wamenya arahandi ndashaka kuhagura ahangaha nkajya nkashyiramo nkubakamo ibiraro ahangaha nkakora ifamu nziza cyane gushyiramo za nka zawe ntabwo zibuka ajya heruka ari zinga heruka ari ubushyo cyose ni kanga inka zose zirenze burya aba ari ubushyo ubu ngubu zabaye 8,000 mu ifamu reka rero nawe sigaho ntungura ese nk'abanyaguseka sha ugira ngo gukira nyine gukira bisobanuye reka njye nisekera sha none njye naradamaraye ibintu byose ni munange kira bishobora kuba byaragutunguye ariko se tuvuga ibintu dusubira ibindi kare wahoze ubwira ngo tera ngo iby'inyuma ngo babaho ngo bandabirambiwe ngo ntago ngo bakukurikira ibyo ni ibintu bitoto cyane wowe noneho banza utere rondage noneho binyereke rondage gusa tera rondage utere n'ikinyuma leta nkwa yanka ndayikwemere ndetse n'ikugabira yanka bambwira ngo nyikora urayimpa kuyiguhagura amaze ujya uhora umbeshya nta nubwo nzakubwira ngo uri gukura ubwatsi wowe tera ikinyuma mamagare simpenzwe se kiriya kintu uyemera hari utazayihakana azambera umugabo zanamuhamagara kiriya kintu cy'igipigima kitazi no kugenda urabona uragihamagara kikazagenda weza nkwereke akira nkamuhamagara urebe icyo cyo nuko hamagara cyangwa utamuhamagara n'undi simpenzwe ntabwo araza gerageza ariko watuje sha ngaho gira ndamagara ndabona Chazo ni sawa kabisa ameze neza nta kibazo musanga mu Kinyamerika ubu ngubu none okay sawa ndaje kabisa ndaje rwose ntabwo nindi sawa kimana
ihute sawa. Ariko nibyo mba ndi njye uriya muhungu ndamuzi turaziranye kuva na kera uretse oya nagera hariya ruguru kwa Ntuzi ajya wa mugabo utora oya ntabwo arinkwa nagera akumva barakaranga agera ahantu yumviye urukarango rero ko arabashye aho nta muhungu wa Ndabiramba wamamagaye sha kanumva icyo ambwira. Yesi bimeze bite Kinywanyi? Nguri mu rugo wallahi ngwishije ubugari munyure hose sawa kanze chazowe turishuta ariko kuva hajemo gahunda z'ubugari kambanze nje kurya gahunda zenda ziza munye Simenzwe n'indayi simenzwe ariko ahubwo ariko siboya ndabona message ninde baronyoreje amafaranga uretse ndende nijye navugaga do isomere nawe ngo kwa Ndabiramba batetse ubugari none ngo nagakije bane bagiye kunyura wa mungu waramuhamagaye simenzwe we ahubwo reka mwere ranzurananira ubugari koko butumye utumvaga wagicucu je nakubwiye ko bifite gahunda yo ndi kwihuta niba ubikora bikorere cyane niba utanyizera umbwire nigendere gira vuba vuba nanga ngiye n'igihe cyo kwivangana kuko inka ngomba kurara nzivanye ibwana cyambwe zijanga use nkwizere koko yampaye nka data ntabwo uzampera ariko ze kuva na kera naguye mu kihe cyari wa mwana bahira wowe ahubwo gira vuba sinzi impamvu ndi kwiyumvamo kuza tambuka ahubwo hano hari agakinga yaranga mu bikorera ngo kumikingo sha gira vuba vuba bikorera nanjye ndeba icara ngaho urebe urumva uri tayari aha nanjye amaso ndayacana ndamaze twumvikane amaso ndayacanya twumvikane ntazambeshye no ariko ake mukaziragira ngo ubuse wari wirase urakomeza unyira tango ndakuze rega mu buto bwawe cyakoze nanjye nanijira umusore umwe ukuntu twajya gasubigenda cyane baba we ubu ngo bintu byawe birakujabutse we eko we ariko we gira witaye rwose uragikoze cyakoze wari uyikwiye itahire unyemere ko bakuma igi nguma yaragahabwa uburozi gakubitwe n'inkuba cyakoze nibuze byose urancekeje sata Nikandama ndamaze aho gari bwa ndamaze kacheze niko bita sha kamera yewe ngara nese byaje tutamwa byagenze cyari umuhungu arashegera nawe nzara umbase mani chazo yarari kunshaka mani chazo kandi mwari kumwe ari hehe chazo riye mwana wambwiye arati aya nene abanyiro byo gushaka ariko nawe bwira ma chazo ariko tukanya wari umaze kutubwira ngo uvuye kurya ubugari none kuhagira bwira hano chazo yarari mani ngo siporo ngo yarazimenye ngo iby'inyuma ubu ngubu ngo arabitera ngo zarondage ngo zabidugushije akomeruka nanjye yatangiye gukora n'izindi agiye avumbura hariyo yari yakurureba ntabwo nabibonaga ariko yajyaga ambwira ko yatangiye arangagaje mu nda harandiye nese byagenze none nawe winkubita nawe umbabaza nese byagenze ute nyine yaje arambwira ngo azi gutera siporo do yarahagaze ahangane ndabona hano yigize kuno yigira ko nawe baragiye kubita umugongo hazi na gahunda hivi na hivi abanje umugongo gahunda hivi na hivi bana byahise bihurira
uriya gahunda y'ibintu urakazongera kwishobora byarangiye none ubanza n'umugore arahita amwirukana abaye imbwa birarangiye muri umugabo umusore utazi gukora ibintu ibyo birarangiye burundu ahubwo se ariko rero mani buriya nubwo we cyamunaniye njye buriya nagitera ariko se kacazo kameze nk'imbwa yuriye urugi yakananiwe wowe w'igipigima wagira ngo bagucuze mu manuze ngo wayikora wowe cy'ikidumbari nkawe njyewe reka nkubwire cyazarengeje ibiro 20 tuzarenze ibiro 20 na 15 ariko iyamara w'igipigima kigenda kimeze sosore cyakuriye mu mabyi umva ndayitera mani reka nkubwire amafaranga hano ndayafite arimo uretse akavuno muheto dore utu ni dutoya buretse nkubwire ukuntu bimeze aya ngaya ni agatike karangiza imuhira aya ngaya 5 nkaya seko ndaba ushaka kuyafata wari wagikora ndayitera ngaya amafaranga uretse mandakire intego zose telefone nayo ngiyi ibi byose wowe nawe urira hara hejuru ibi byose urira hara hejuru nkubone hara hejuru aya nanjye akanyabifu iyi phone ni ngangahe kananjye anyabike wowe ngaho gira njyewe gira none ndebe ubijyane nuyikora ubijyane ngaho njyewe umuhungu wa muzehe ntago njyana isubira sha gira vuba ahubwo dore ndumva uri gutinda menye niba mbyishubije cyangwa ubijyanye sawa ngaya nanjye ndafana egerayo gira vuba se uri mu bikisha aya ndayakorera kaze nkwereke wageze vuba wabibonye wallahi no wambaye ukajyana telefone gusa kare byose iyo umuntu yateze yatsindiye ahita ahubwo byose ubijyana kazavunitse umugongo yakonyotse kajya kumureba uriya ari umuvandimwe wanjye kajya kumureba mu kuzo umugore ndamubwira akundesha mugabo yishyura icyo yavuze nako yishyura icyo yariye nanjye akamfe gutsindira agofero ariko umugore aranyica telefone yariye amafaranga umunyu ntamunyu ariko reka mfe kugenda si wowe simpe bakubitwa n'inkubaga tena. Please subscribe my channel and press the bell icon to get free content.